Nshuti bakunzi ba Impamba TV, uyu ni wa mwanya nanone dukomeje usesenguzi mu byasatse ibinyamakuru cyangwa ibiro bivugwa mu itangazamakuru mu Rwanda kuri uyu munsi, aho uyu nkuru igezweho ari ikibazo cy'uko abanyamakuru bafashwe nabi muri Cameroon, ko bagiye gutara inkuru y'ukuntu Amavubi ari gukina cyane. Rero n'ubu ngubu ikivugwa abanyamakuru bavuyeyo kigaragara nuko amabanga yose bashyize hanze rwose, bavuga uburyo bafashwe nabi. Gusa nubwo bariyo byinshi ari babicecetse, ariko ubu ngubu byabaye ngombwa ko babivuga. Nk'ubu turebye nko mu kinyamakuru cyitwa Imvano, harimo ndi kureba inkuru ifite umutwe w'amagambo ugira uti urujijo ku makuru y'uko Clarisse, ubu ni umunyamakuru, ngo yaba yaragurishije Amavubi, akaba abitse n'amafoto ya Kankindi Liz yambaye ubusa. Rero icyo kintu ni amakuru abitse, ariko hatangiye guhwihwiswa. Uyu rero Kankindi Liz niwe wari ukuriye delegasiyo y'u Rwanda, ariko nanone ejo habaye ikintu kimeze nk'ibara kiri kivugwa cyane ku maradiyo uyu munsi, aho mu kiganiro n'abanyamakuru cyari kirimo intumwa za Minisiteri ya siporo ndetse na FERWAFA, habayeho kwaka umunyamakuru Ifuracu Jalik mikoro, kuko yarafashe umwanya kugira ngo asobanure bimwe yiboneye hariya muri Cameroon mu gihe cya CHAN, ukuntu yaba yarafashwe nabi. Ariko umunyamabanga ukuntu yaba yarafashwe nabi hariya muri Cameroon, ariko umujyanama wa Minisitiri Karambizi Oleg agategeka yuko bamwaka mikoro. Icyo ni ikintu rwose kitagaragaye neza. Amaradiyo umunsi abivuga, radiyo DC, City Radio, amaradiyo atandukanye uyu munsi urebye niyo nkuru iri kuvugwa. Ahangaha hari ibice bito twagiye dufata, turi bugende tubumvisha babisobanura, ariko gusa ni ibintu bibabaje kubaho umunyamakuru ashobora kwaka ijambo. Niba turi muri demokarasi, umuntu afite uburenganzira, itegeko nshinga rimwemerera kuvuga uko abona ibintu, noneho undi we ntabwo ari ibyo abona n'ibyo ahagazeho. Rwose uyu muyobozi wategetse ko Jalik yamburwa mikoro, nibwira ko nabo bamukuriye bagomba kubimubaza, kuko ntabwo byashije isura nziza Minisiteri. Ko sinibwira ko Minisitiri, kuba ari umujyanama Minisitiri, aba ari Minisitiri wamutumye ngo abikore. Ariko se koko aya mabanga, niba uyu mukobwa yabitse umunyamakuru, y'uyu muyobozi wari ushinzwe delegasiyo Kankindi Liz abitse ayo mabanga yambaye ubusa, baramufotoreye se byaba byaragenze bite? Reka tubitege amaso rwose turebe. Rero nyuma y'uko haba ikiganiro n'itangazamakuru, umwuka ubu ngubu rwose ntago meze neza hagati ya FERWAFA, Minisiteri ya siporo ndetse n'abanyamakuru bagiye baherekeje ikipe y'igihugu Amavubi muri CHAN 2020, nubwo abaye muri 2021. Rero mu gitondo cyo kuri uyu wa kane, bimwe mu bitangazamakuru byo mu Rwanda byahishuye ko umunyamakuru wa B&B FM Umwezi Clarisse Uwimana ari washinjwe kugurisha ikipe y'igihugu Amavubi, ndetse hakaba hari n'amafoto y'ubwambure bwa Kankindi Liz wari uyoboye itsinda cyangwa se delegasiyo y'u Rwanda abitse. Se ayo mafoto yafashe gute? Se ayo mafoto azashyira ahagaragara? Yabitse gute? Ese ashobora no kuzihimura wenda nk'ukuntu bavuga ko bafashwe nabi nakashyira hanze? Ako se ubwo we yabikora? Amategeko ubwo ashobora kuziyambazwa ahangaha kuri iki kibazo? Ariko itangazamakuru ntabwo byaba bikwiye yuko rikomeza kugaragazwa hagati gutya, nubwo riri mu bibazo bya mikoro atandukanye, ariko ntabwo habamo gufatirana abanyamakuru. Ubwo haba ari icyo mwabakoreye, ariko ntibivuga yuko ukuri batakushyira hanze. Nkawe Lize waje ukavuga uti mwe mwarananiranye, nta nubwo umwana wanjye namuha uyu mwuga,
ese abantu bose batekereje nkawe ubona abantu kubona amakuru ntacyo byaba bivuze, ariko reka tubiharire inzego zibishinzwe. Rero nk'uko ndi kubibona kuri iki kinyamakuru Imvano, ngo Clarisse Uwimana, umunyamakuru umwe mu bakobwa rwose abirambyemo, byabaye ngombwa yuko bamurega ku muyobozi we Jado Castar, aho agira ati Castar yambujije kubivuga kuko azi ko nzi byinshi, ariko ninjye ufite fact, ibimenyetso cyangwa se ibimenyetso zose n'amafoto uriya mugore Liz yambaye ubusa. Clarisse akomeza agira ati rero yambwiye ngo sinshaka ko ujya muri biriya bintu, ni ukuvuga ngo abayobozi be barabimubuza. Buriya rero iyo ukorera undi muntu, yego ibyo byose bibaho rwose bibaho, ariko yaba ubungubu Clarisse aho ari afite agahinda, ntabwo yishimye. Jean-Luc yambuye mikoro, nuko ese umubano wa Minisiteri ya Siporo n'itangazamakuru agenda gute? Ese ishyirahamwe ry'abanyamakuru ba siporo, aje siporo, hari icyo rigomba gukora kuri ibi bintu, cyane ko naryo ryanenzwe rwose uburyo ryitwaye muri iki kibazo. Ntabwo uruhare rw'iri shyirahamwe mu gutuma umunyamakuru agira agaciro, yubahwa, rugaragara. Rero umuyobozi waje siporo rwose n'abamufatanya mwakujya kureba ibyo uyu mwuka mubi urangira, cyangwa se n'aka gasuzuguro itangazamakuru rya siporo rishyirwaho ryarangira, hakaba gukora imishinga, hakaba imishinga rwose ifatika, abanyamakuru bakajya muri aya mashusho nk'aya mpuzamahanga, hari nk'umuterankunga wundi ukeneye kwamamaza, bikaba inyungu ku mpande zombi, kuruta kumva ngo hari umuntu wabishyuriye akagira akabategeka kutavuga, cyangwa se bikaba rwaserera. Kuko u Rwanda rwageze ku mwanya mwiza muri cyane kandi mu nzira zitoroshye, rutsinda Togo, abantu bose bakara muri Kigali kubera ibyishimo, bakarenga kuri guma mu rugo, byari ibintu byiza. Ariko mumenye ko abanyarwanda bishimiye kubera ko itangazamakuru ryabivuze, n'abanyamakuru nabo gushimira kuko bari hariya baragerageje rwose, bakora kinyamwuga batitaye ku bibazo banyuzemo. Abanyarwanda amakuru turayabona rwose, nta wagira ikintu anenga rwose itangazamakuru ryagiye hariya. Ariko rwose ababafashe nabi mwihane. Gusa nanone tukiri muri ibi byasohotse mu binyamakuru, biragaragara yuko habayeho uyu muyobozi Liz yahakanye ibyamubajije, avuga ati rwose urugendo rwagenze neza, ati nta munyamakuru watanzweho raporo yo kugambanira igihugu, kugurisha amayeri cyangwa se amashusho y'Amavubi. Iki kinyamakuru Igihe ndabona kivuga kiti nubwo umwe mu bayobozi bimwe muri radiyo zikorera i Kigali yavuze ko yamenyeshejwe ko hari umunyamakuru we wagiye mu rwambariro rwa Togo, n'undi akivugira ubwe ko yatswe telefone, bombi bigahuzwa nuko baba baratanze amakuru y'Amavubi ku bindi bihugu byari mu itsinda ry'u Rwanda. Kankindi yavuze ko yabyumvise mu itangazamakuru. Ati mu by'ukuri njye nabyumvise bwa mbere mu itangazamakuru, yaba ari njye, yaba ari Guy Rurangayire wari uhagarariye Minisiteri ya Siporo, cyangwa umutoza amashami, nabihagaraho, nta na rimwe twabwiye umunyamakuru ko yagambaniye igihugu. Ntago byabaye. Ibyavuzwe mu itangazamakuru ntago nzi aho byavuye, ariko ntabwo byavuzwe biturutse ku bari bayoboye delegasiyo. Aho twatanze raporo hanze i Kigali, ntabwo twigeze tuvuga ko hari umunyamakuru wagambaniye igihugu. Icyo umunyamakuru wafatiwe telefone, amabwiriza ya CAF avuga ko abanyamakuru bemerewe kuza mu myitozo bagakora akazi kabo mu minota 15 ya mbere, nyuma yaho bagomba gusohoka. Kubera ko abacu twabaga hamwe, tukagendera hamwe, bagumaga muri stade, ariko bagasabwa kudafata amashusho cyangwa amajwi. Hari uwo byagaragaye ko yayafashe, ushinzwe umutekano niwe wagiye kubimubaza.
ni ibisanzwe. Ubwo rero urumva ko n'abanyamakuru bagombye kujya mu marushanwa nk'aya bazi amabwiriza, kuko ahangaha ushobora kugira icyo ushyira hanze ndetse n'igitangazamakuru cyawe kigahanwa, ariko ibyo byose ukuriye delegasiyo cyangwa se n'ushinzwe itangazamakuru icyo gikorwa aba afite n'inshingano yo kubisobanurira abantu, kuko abantu bose bari mu burambe dufite muri ino mikino mpuzamahanga n'irenze urwego rwa Afurika, haba hari amabwiriza yatanzwe mbere. Ubwo rero niba ataratanzwe cyangwa wari ubishinzwe ntabikore, ubwo azabibazwa. Ubwo rero iyi ni imwe mu nkuru iri wicicikana kuri wa kane, ariko tuzakomeza tuyubagezaho biva n'aho bijya. Gusa ntabwo ari byiza yuko hagati ya Minisiteri ndetse na FERWAFA ndetse n'urundi rwego rwa siporo haba icyo bita kutumvikana itangazamakuru, kuko abanyarwanda baciye umugani ngo umugeni wabuze umuranga yaheze mwa nyina. Rero abanyamakuru ni abaranga, namwe kandi murabizi ko abafatanyabikorwa, nubwo habaho bamwe na bamwe batumva agaciro kabo, bakumva harimo abagira agaciro kuruta abandi, hakabaho bihererana bitewe no kubafatirana mu bibazo bifitiye, bagashaka kubagira ibikoresho byabo. Ariko icyiza kurusha byose ni uko haba icyo bita ubufatanye, kandi buri wese aharanira icyamuteza imbere na mugenzi we agatera imbere. Rero mu gukurikira aya makuru tubagezaho, mwebwe abakunzi ba Impamba TV muri ab'agaciro gakomeye, mujye mwibuka no gukanda subscribe kuri channel ya Impamba TV kugira ngo amakuru yose tubategurira ajye abageraho ku gihe. Murakoze cyane.